mbere cyo navuga man tugira abanzi bo babaho kandi abanzi bibyiza kuri wowe babaho. Umuntu ashaka ifata rwose akahita amena amata yawe akayajugunyamo. Urumva ntabwo rene najya mu bintu byinshi by'ibi bintu ngo by'amavideo. Urumva ibintu bitari ngombwa. Nanone Imana yakoze nuko ibyo bintu babuze aho biri, nanjye nabuze aho biri. Narebye na kamera baraneze ndayibara, ariko ikintu cyo navugaho ibyo bavugaga ntaho bitaniye n'ukuri. N'ukuri, ariko ukuri Imana itagize ukuri. N'ukuri kw'ikinyoma. N'ukuri kw'ikinyoma. Uko ngewe nje nkafata ibintu byawe nta bitakureba, ugashaka kubigira ukuri. Uba wumva se biraza guhinduka ukuri gute? Kandi hagati ya nyirabyo n'Imana imbere yabo ari ukuri kwabo. Baravuga ko ari amavideo yawe uri kuryamana n'umukobwa. Umukobwa se ntago mbivuga pe, ni ibintu by'ubugogi ntajyamo. Ariko icyo navuga nuko nkibaza ibyo bintu biraza kwangiza kariyeri ye, nuko umwangisha abantu se birakunda koko? Nta ngaruka byakugizeho uvugishije ukuri? Ubona nta ngaruka byakugizeho? Ngaruka sinzi ukuntu, ntago nanzi mu mitwe y'abantu babyumvisha ukuntu bagiye babifata, ntabwo mbizi. Ariko icyo nzi nuko yaba umugore, yaba umupapa, yaba umwana, yaba ni ibintu baba bagomba umwana bagomba kuzaza akabicamo akabikora. Yego. N'abakuze bo baba bikora n'uyu munsi hari abari kubikora ubu tuvugana, hari abari gukundana pe. Ubu turi kuvugana kino kiganiro n'abari kukireba ari kubikora. So ni ubuzima. Ubonera kanyu basuhuze baryoherwe. Urukumva ari kubikora. Rero ni ubuzima. Rero uva kwigira ishanutse ugafata ubwo buzima bw'abo bantu ugahita uvuga ngo uriya muntu n'uriya bari kubikora, jya kubikora nawe. Wajya ukabikora niba wujuje imyaka, niba ufite n'umuntu mwabikorana jya kubikora. Uruhure mu mutwe, urananiwe, ufite ikibazo, urameze umerewe nabi, kwikinisha. Agacyakoze yamugira amagambo akomeye. Azi ubundi wa mugani umutama mugenzi wawe yatunga video nk'iyo yawe ngo ayimarishe iki muri telefone ye. Umva agapipi karagenda kagahinduka nk'umusupiri. Umusupiri urahuze. Ubu natunga ubusa bwawe muri telefone ye nkamumarishe iki? Aragenda karagahinduka umusupiri. Umusupiri urahuze? Umusupiri ni iki? Umukoba, shamburiyeri. Shamburiyeri bakaze azoze kweduka. Yego ndayizi. Elastic. Elastic ifite imbaraga. Wone umusupiri sibye kuzirikisha ikintu, wera wawinjiza mu kintu. Ako yaba manu narwaye bana. Uri guhanura urubyiruko. Niko rero sibyo warifashe. Urubyiruko mureke kwikinisha sibyo. Ntacyo byangije hagati bazakunde. Ntacyo byangije hagati n'umukunzi wawe. Ubumva umukunzi wanjye ngiye rero ubuno buzima bw'abantu banzi hano siko ndi mu buzima busanzwe buri Irene. None si Irene reka nkubwire ukuntu nibereye gusha ndi bucura pe. Bucura ntazerera. Bucura bayibereyeho. Ndi bucura. Wari wambona nyine njya nkunda kubaza icyo kibazo. Kandi twakubitanira ahantu. Wapi kabisa. Ubona turahuye. Se wikatisha. Ngiye sinjya mva mu rugo cyetse mu bintu nyine by'inyungu. So rero umuntu gore wanjye abazi buri kimwe, abazi cyabiteye, abazi impamvu bari kubivuga, abazi ibyo bijya gutegura, ibyo byagiye kuvugwa. Twe tubimaranye nk'amezi abiri mubizi. Icyo nubwo atari icyo shobora kurogwa nyine hari waruzi iki se ubwo ngubu? Nari nzi ko hari ikintu kibi kigiye kuba ku buzima bwanjye. Biriseri? Nubwo ntari nzi ngo ni igiki. Warakibwiwe nande se?
wese ntabwo ujya uganira n'Imana ikambwira ibintu bye kumbaho n'Imana yabikubwiye ngiye Imana uzi ko Imana ngiye Imana insura oh yes Mana naragusira ko bango bagiye gushyira amavideo yawe y'ubwambure hanze yarambwiye ati ubana n'abacancuro inka data wera kandi abacancuro nta kintu na kimwe bagira bahomba ba Romania cyangwa b'Abafaransa Abanyarwanda bigize abagande sinzi nimba uri kubijya kintu Pastoreki tugiye guhura n'abacancuro banze kwemera aho bari n'aho bajya n'aho bava abo rero ntacyo bahomba yego bameze umva nka virusi cyangwa nk'ikimera gitegereje ko bakibanguriza kugira ngo cyere yego ariko bo ubwabo nta mumaro baba bafite ubwabo abo bantu rero nibo bagukikije ugiye kwikunkumura utagendeye kuri siko utagendeye kuri jyoko ikunkumure yego irabwejura tu wowe igira gutya yego irabwejura kabisa uburayi bwejuje ndayibwejuje yibuze yarabweje koko yaragonza ahubwo iti bwe yarabweguye tu ya noneho yimbaye ikintu cya mbere niba ari ikintu gisekeje nuko ubona imbwa ibwejuru ibwegetse ariko ubundi kubera iki nyegera koko barirongora bakanagira ibida ariko bijya kintu biba bisa nabi cyane ku myaka ye cyakoze icyo kintu sinzi nimba uri kucyumva cyakoze icyiza burya hari igihe ngewe nk'umuntu mbona agiye gukorera ibintu ngewe ni ukuri byayigishije ikintu ubwo bakundaga kuvuga ikintu ngewe kugira ngo mutange ubutumwa biba bisaba yuko ukanda yego nareba ugenda wese ubundi ni gute umuntu ashobora gutwita adakwiye gutwita ubona habamo ikibazo cyo kuba hari imitsi idakora ibyo ikwiye gukora ikirema niba navuze ngo iyi ngumi ku kuboko gukeneye gukora nyine guterura harangiza no gukora ibyo gukwiye guterura mba ni ikibazo ariko nta kintu kibabaje nko kubona umuntu nyine bita mpuzi ibihe nkabihuza nkahita uyu muntu rero mbona uzanatinya umuntu utagira urukundo utagira sheri uriya muntu aba ari nk'ikihebe uriya muntu utagira sheri umuntu utagira sheri yego uriya kugira sheri umwaka ugashira ibiri gashira wumva umuntu atarajya mu rukundo na rimwe wanabivuga ko kumvisha ukuntu abakobwa ari abantu babi yego warangiza ukabona afite inda nini warangiza ugasanga akora amafuti yego yo kugenda uzi ko hari umuntu ushobora kugura video yawe y'ubwambure miliyoni 10 garebere n'ukuntu rwose we byamushobokeye ko nirende yivuyeyo irende yivamo gute yego yarangiza akabyigana we nta umuntu bari kumwe we wenyine akabyigana niwe gute utatwita ariko impamvu wari wahabutse umenye ko wari ubizi ko amashusho ahari ngereka nkubwire aravuga guti nimba bayafashe ubwo nta kundi karambaho numva nkubwire iyi si ni ikizu gisakaye kirimo imbariro ariko kirimo hajya babyita ibikwa oya ntabwo ari ibikwa kimwe bashinga bakita igiki inkingi zitariho imbariro
njye rero niyubakiye imbariro muri area yanjye y'ubuzima bwanjye, ahubwo ikosa nakoze numvaga yuko nkwiye kujya nsapotinga umuntu mbonamo ikintu cyananiye gukora. Njye nshobora kureba nkakubonamo impano, ni urugero nkabona ushoboye kuvuga, njye ntabyo nzi, ufite akarimi keza, waganiriza umuntu ikintu, yego nkabona ntacyo ufite cyo kumubwira, ariko nkakubwira icyo umubwira ukagenda ukakimubwira kuko ufite akarimi keza. Wabikoresha umuntu gutyo wakagira ngo niwe watekereje ibyo yabwiye uwo, yarangiza agahita aza akagufata nkaho nta kintu wamufashije, yego ugahita umubwira ati rero ngiye kuguha isomo. Ibyo rero nibyo nagira ngo wige, none tugiye guhindura page, genda uhige kwambara noneho neza kugira ngo uhure na wa muntu ibyo wamubwiraga byumva 100%. Agahita kubana kavuga turansuzuguye ariko warasaze, ntabwo nambara nabi se. ariko yamano we nde nambara nabi, ndababwiye ko nambara nabi. nge nambara nabi, bakubwira ati rero wambara neza pe, ariko nk'uko icyo gitekerezo bagiye kubwira uwo ambara ibingana n'ibitekerezo ugiye kubwira uwo muntu. Abantu bambara bitarwaye n'ibitekerezo byabo. Oya se, hari umuntu ushobora kwambara imyenda itangana n'ibitekerezo afite, bigatuma imivugire izamo ikibazo, imigaragarire bihita bipfira uko ugaragara. Ataragaragara nk'umuntu uyu muntu ibintu yavuze rwose ariko mbwira ni amaco y'inda, arashonje. So wajya muri banki ukaguza amafaranga nka miliyoni 100 wambaye kamambiri, baguha. Rero ukagenda wigisha ubuzima ni ukwiga. Njye numva ikintu nize, ikintu nakoze kikamira, n'undi muntu yagikora kikamuhira. Nakubwiye ngo kare iyo ufite amatwi meza yumva neza, kanwa kawe kavamo ibintu byiza. Ariko twumva cyakoze zigukwepa kinakibajije ngo impamvu wahabutse uruzi ko amashusho ahari, utangira kunkwepura bajya umbyibagirwe. Ariko wambajije ngo iki, wari ubizi neza ko ayo mashusho ahari, bakubwiye ngo bari buyashyire hanze, uravuga uti byanga byemererwa barayafite, cyangwa babimbwiye ari hanze. Babimbwiye ari hanze, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni amayitamo. Nta muntu wakuzimya amani, Imana niyo yemera ibintu, iyo yabyemeye biraba, yego itabyemeye n'ubundi umusa ntacyaba pe. Reka nkubwire, nibyo cyagiye naguteye agastori. Ariko n'Imana ibinyigisha, bireba intege zawe nke ikakongerera imbaraga, kubera ko iyo nkora urugendo rwa kabiri rungana n'urwo nari nakoranye n'uwo muntu, yego nari gupfa. Oya gupfa byo gushyingurwa, byo gupfa. Ariko umuntu hari igihe umuntu reka wowe wakwicaranyije n'ibigoryi 3 umwaka, ukwezi baba batangiye kubavugisha, cyangwa icyumweru baba batangiye kukaniriza ibyo bigoryi, reka byumva bikagusubiza. Umwaka baba mwamaze kuba inshuti no kugira icyo muhuriraho, nibyo bigoryi. Mukajya mu muriro ati tugiye gukora iki, ugiye kugikorana n'iki, n'ibigoryi, yego. Ukibeshya ko n'ibyo bigoryi intekerezo ufite arizo zifite, ugasanga wowe urubatse mu gitondo, baragarutse bakuyeho idafari rimwe ku byo mwubatse, mukaza ariko n'ibande baza gusenya ibi bintu, ariko ubundi nabo batari ko ninde